Nshuti bene data muduteze amatwi kuri True Fellowship Foundation, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mugire amahoro atangwa nawe. Ubushize twarimo tuganira kuri ya ntego yacu nyine tumaze iminsi tuganiraho ivuga ngo icyo agakiza atari cyo, aho twaganiriye ku bijyanye n'ibyo umuntu arya cyangwa anywa, aho twibazaga se ibyo umuntu arya cyangwa anywa bihuriye he n'agakiza. Ntabwo tuza kubitindaho cyane kuko abakurikiye icyo kiganiro twabivuzeho, ahubwo dutegereje comment zanyu. Ni kuri iki kiganiro tukakigiramo uruhare twese, ufite igitekerezo, ufite inyunganizi akaba yayitanga, tugafatikanya kubaka ubwami bw'Imana, tuganira kuri ibi bintu bitandukanye abantu bashobora kwitiranya n'agakiza. Uyu munsi rero turaganira ku bijyanye n'umunsi abantu basengaho. Murabizi hari iminsi itandukanye abantu basengaho. Hariho abasenga kuwa mbere w'iminsi 7 ariho ku cyumweru tumenyereye, hari abasenga ku munsi wa 7 w'isabato ariho ku munsi wa 6 tumenyereye hano mu Rwanda, hari n'abasenga ku munsi wa Ijumaa cyangwa se ku wa 5, hari n'andi matsinda atandukanye ushobora gusanga asenga iminsi itandukanye. Ariko icyo tuza kwibaza uyu mwanya, turibaza se koko mu by'ukuri umunsi runaka uhuriye he n'agakiza, cyane ko uzasanga rimwe na rimwe hari abantu bahagaze kuri iyo minsi kumva ngo twebwe kuba dusenga uyu munsi ni twe Imana yemera, ni twebwe dufite agakiza, ni twebwe dukorana n'Imana. Ese koko mu by'ukuri ibyo nibyo? Umunsi hari aho waba uhuriye n'agakiza? Umunsi hari aho waba uhuriye no gukizwa? Twibukiranye umuririmbyi yavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jye. Ese uyu muririmbyi yavugaga umunsi? Yavugaga ku wa 6 cyangwa se ku isabato? Yavugaga ku wa mbere w'iminsi 7 cyangwa ku cyumweru? Yavugaga se ku wa 5 ku Ijumaa? Yavugaga ryari? Muririmbyi ati sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jye, ati none umutima wanjye huzuye ishimwe. Haleluya! Aravuga ngo ni igitangaza kuko nahawe agakiza k'ubuntu, ni igitangaza njye munyabyaha nahawe agakiza. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane kuko nanjye nkunda kwibuka umunsi nakirijweho. Njya numva ari umunsi w'amateka, njya numva ari umunsi unezeza mu buzima, kuko kandi nta mukristo ukwiye kwibagirwa umunsi yakirijweho. Ese uyu munsi ni muri iyi minsi twavugaga? Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva mu bice 31 murongo wa 12 kugeza kuri 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe uravuga ngo itegeko ry'isabato. Mose ahabwa ibisate by'amabuye biriho ibihamya. Uwiteka abwira Mose ati kandi ubwira Abisirayeli uti ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Nuko mujye muziririza isabato kuko ari iyera kuri mwe. Uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka yejerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abisirayeli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibisezerano ridakuka. Imana ishimwe cyane. Aha muri iki gitabo cyo Kuva ni kimwe muri bya bitabo 5 by'amategeko ya Mose twabonye, bishatse kuvuga ko iri tegeko ry'isabato rije nyine muri aya mategeko yahawe Abayisiraheli. Nk'uko twabivuze mu bijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hari amategeko Imana yagiye ihereza ubwoko bwayo ikayabaha kugira ngo abafashe mu gihe barimo, abafashe mu bijyanye n'imibereho, abafashe mu bijyanye n'ubuzima, hari n'andi yagiye itanga kugira ngo abafashe mu bijyanye no gusabana n'Imana. Iri rero ni rimwe mu mategeko Imana yahaye Abisiraheli kugira ngo ribafashe mu bijyanye no kubana nayo no gusabana nayo. Ariko dukurikije ibi dusomye, ese iri tegeko rishatse kuvuga iki Imana yahaye Abisiraheli ryo kuziririza no kuruhuka isabato? Reka tubanze turebe impamvu yayo. Bibiliya yavuze ngo iyi sabato igomba kuba ikimenyetso ko ari Uwiteka ubeza, kandi iyi sabato igomba kuzirizwa mu gihe cyabo. Twibukiranye twavuze ko haba ku bijyanye n'imyambarire, haba ku bijyanye n'iby'ibiribwa n'ibinyobwa, yewe n'isabato, ngira ngo murabyumvisha, amategeko menshi, amabwiriza menshi atangwa bitewe n'igihe abantu barimo. Imana ibwiye Mose ngo muzayiziririze mu gihe cyanyu. Uwiteka abwira Mose ati kandi
ubwira Abisirayeli uti ntimukabure kuziririza amasabato yanjye kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose. Ibihe tugarutse ku gihe, period, situation cyangwa se generation, cya kindi twise settings. Abayisiraheli mu bihe byabo byose itegeko n'ikimenyetso gikomeye. Kimeze gute? Ni ikimenyetso cy'uko ari Uwiteka ubeza. Sabato cyari ikimenyetso cy'uko ari Uwiteka ugira ute ubeza. Bishatse kuvuga iki rero? Iki gihe hari Imana abonaga bajya mu byabo ntibabone umwanya wo kwegera Imana, cyangwa wenda bakayegera mu kajagari. Imana avuga ati mugomba kugira igihe cyo gukora fellowship nanjye cyihariye kijyanye na cya gihe Imana yagize cyo kuruhuka, tukaganira namwe, tukabana namwe. Ariko icyo twibandaho cyane ahangaha ni iki? Ni ikimenyetso cyo kwezwa kwabo. Uyu munsi rero reka tugaruke mu gihe cya Kristo. Twezwa nande? Ese twebwe ikimenyetso dufite cyo kwezwa ni Sabato? Ikimenyetso dufite cyo kwezwa ni umunsi runaka uri determine. Reka rero turebe nk'abizera, ikimenyetso dufite cyo kwezwa ni ikihe? Nta kindi, ni amaraso ya Kristo. Niyo atweza, niyo adutunganya, niyo atuboneza. Muri kiriya gihe Kristo ntiyari ahari, nubwo yari ahari mu bundi buryo, ariko physically ntibamurebaga Abisiraheli. Bo bakwanaga n'Imana gutya direct. Kwezwa kwabo bagombaga kwezwa n'Imana, ariko kugira ngo babimenye bigaca muri iyi Sabato ni ikimenyetso bagiranye n'Imana cyo kwezwa kwabo. Uyu munsi ntabwo twezwa n'umunsi, ahubwo turezwa na Kristo. Niyo mpamvu Kristo amaze kuhagera. Haleluya. Hari ikintu cyabaye. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice 9:13, nirushaka dukomeze tugeze nko kuri 17. Hari amagambo meza cyane. Haravuga ngo uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati yansize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati ni umuhanuzi. Ariko Abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barabaza bati uyu ni umwana wanyu, muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Sinshaka gutinda kuri aya magambo, ariko abafarisayo ntago bajya bemera. Ntago bajya bemera habe na gato. Bati umva, ntabwo yeza avuka ari impumyi, kandi bundi uriya mwana yabacaga babibona ko ari impumyi. Iyi ni inkuru y'uwo Yesu yahumuye, kandi amuhumura kuri uyu munsi tuvuga. Uyu munsi tuvuga w'isabato uko byari bimeze, nta muntu n'umwe wari wamerewe kugira icyo awukoraho. Yewe n'ingendo bakoraga zabaga zipimye, zibaze, hari ibirometero batagomba kurenga. Iyo bajyaga gusenga ku isabato hari ibirometero batarengaga. Abantu bagasengera mu masinagogi hafi aho ngaho, ariko ntibarenga ibirometero byabujanijwe. Ku isabato uko iteko ryari rimeze, nta kintu bagombaga gukora. Yewe ntibashobora kugaburira n'amatungo, no guteka ntibatekaga. Urumva wari umunsi ukomeye, kandi umuntu wageragezaga kugira icyo akora kirenze ku isabato akayica yagombaga guterwa amabuye. Bene data mwumve amategeko icyo ari. Munini cy'itegeko rivuze. Itegeko riba ryanditse, urarikurikiza, nutarikurikiza riraguhana. Uko iteko ryari rimeze rero, utubahirizaga uyu munsi ngo awuziririze cyangwa akagira icyo awukoraho icyo ari cyo cyose, hatitawe ngo ni cyiza cyangwa ni kibi, niko umunsi wari umeze, niko bawufataga, yagombaga guhanwa. Kandi igihano cyari ukumutera amabuye agapfa. Niko bimeze bene data. Ubushize twavuze no kuri aya mategeko, nanone twongeye kuyagarukaho. Aya mategeko nta kindi yaziye, ntabwo Imana yahereye Mose ubusa. Yamuhereye ahubwo kugira ngo atwigishe icyaha, atumenyeshe icyaha cyacu, kuko amategeko ni nka miriwari, nitwereka ko turi abanyabyaha. Kandi ariko yerekanye icyaha, amategeko ahita ashyiraho n'igihano. Twe turashima Imana ku bwa Yesu Kristo. Haleluya. Imana yohereje amategeko atwemereka icyaha icyo ari cyo, irangije dutegurira igihano. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri Yesaya riravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Haleluya. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu,
nyamara twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, ariko kwari ukugira ngo njyewe nawe uyu munsi duhabwe agakiza, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Robeteke de Saimeni Defense. Haleluya. Kristo yaje, ubundi itegeko rihari ukarijya ku ruhande, icyo rivuze ni ugupfa. Turashima Imana ku bwa Kristo wapfuye mu cyimbo cyacu kugira ngo twebwe uyu munsi tubabarirwe. Haleluya. Rero ngo barabaza, ninde waguhumuye? Bati cyonzi cyo ni umuhanuzi. Bati uyu muntu waguhumuye rero ntabwo ari umuhanuzi, ahubwo afite abadayimoni. Ngo bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Uyu munsi turacyafite abantu bameze gutya. Ntabwo ikibazo ari ukuziriza isabato, ntabwo ikibazo ari umunsi bw'igikorwa Yesu yakoze cyo kumuhumura, ubundi ni cyari cyemewe ku isabato. Turashima Imana ku bwa Yesu Kristo waje kugira ngo atumenyeshe ukuri. Niyo mpamvu ikigamijwe ngira ngo tuzakurangiza ibi bintu abantu bitanye n'agakiza, twatangiye gusobanukirwa agakiza icyo ari cyo. Haleluya. Mumbabarire, mumfashe dushima Imana ku bwa Yesu Kristo waje kutumenyesha agakiza icyo ari cyo. Haleluya. Yataza kuza tuba tukiri muri ibi bintu bimeze nk'igicucu, tudasobanukirwa ibyo ari byo. Amategeko yewe yamuhumuye, bwa yamuhumuye akoreshwa na Satani. Nyemerere tuganire kuri iri jambo kandi tugira ikintu dukora mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka rero ndatinze bene data duhuze ibi bintu. Ese ko uwatajira isabato agomba guterwa amabuye? Ubundi muzi impamvu bari abafarisayo n'abayuda bari gukurikirana iby'umuntu wahumuye iriya mpumyi? Kwari ukugira ngo bajye kumutera amabuye. Ariko ntabwo tuza gusoma birebire. Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo, kandi tubone ubugingo bwinshi budashingiye ku munsi dusengeraho, bidashingiye ku munsi runaka, ahubwo bushingiye ku kwakira Kristo. Jambo ry'Imana tubwira ikiro ku gusenga. Abatesalonike ba mbere bice 5:17 umva uko watubwiye, musenge ubudasiba. Haleluya. Ntabwo ari ikibazo cyo ku cyumweru, si ikibazo cyo ku isabato cyangwa ku wa gatandatu, si ikibazo cyo ku wa gatanu, si ikibazo cyo ku wa kabiri, si ikibazo cyo ku wa mbere, ahubwo gusenga ni nko guhumeka. Haleluya. Ntabwo ushobora guhagarika guhumeka, ntabwo ushobora guhagarika gusohora umwuka no kuwinjiza. Gusenga ni nko gusohora umwuka no kuwinjiza. Ubuzima budasenga ni ubuzima bupfuye, n'ubuzima butariho, kuko nta byiringiro waba ufite. Tumabwiza uko bwanditswe na Luka 21:36. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Nuko rero mujye muba maso bene data, kintu dusabwa si ukwirwa uriya yasenze ku wa gatanu, uriya yasenze ku wa gatandatu, uriya no ku cyumweru, uriya nta gakiza afite. Oya, ahubwo tujye tuba maso, dusenge iminsi yose. Munsi duhabwa wo gusenga n'uwa kangahe? Oya, ni iminsi yose. Izina ry'Imana rishimwe. Kugira ngo tubone kurokoka ibyo byose birahari. Hari byinshi bihiga ubugingo bwacu, hari byinshi bishaka kutuvana mu buntu, hari byinshi bitwugarije bishaka kutwambura iki ngiki twameye, ariko dusenga ubudasiba kugira ngo tubashe guhabwa imbaraga zituma tubigumamo. Haleluya. Yesu ubwo yarageze igihe cyo gufatwa ngo abambwe, yajyanye n'abigishwa ku musozi, aza kwera gato arabasiga ajya gusenga. Kandi nyuma yo gusenga yahavanye imbaraga, ahavana ubutwari bukomeye atari afite mbere. Niyo mpamvu gusenga ari byiza bene data. Haleluya. Muririmbyi yaravuze ngo gusenga nibwo buzima, kandi gusenga ni imibereho. Abefeso 6:18. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Bene data, haleluya. Gusengesha umwuka iteka. Tugomba gusenga buri munsi kandi tugasengesha umwuka. Haleluya. Hari abasengera mu mubiri, ko dukwiye gusengera mu mwuka, kugira ngo tutazabwirwa nk'aba bandi twabonye muri Matayo 7:21 kugeza kuri 23. Babandi Yesu yavuze ngo nimwumve imbere sinigeze kubamenya. Bati kandi twarasengaga. Oya, sicyo. Ahubwo ni ugusenga iteka kandi dusengera mu mwuka. Haleluya. Gusengesha umwuka iteka kandi twinginga. Haleluya. Kandi tuba maso bene data. Nicyo dusabwa. Luka 22:46.
arababaza ati ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Bene data, iki gihe Yesu abwira abigishwa be mubyuke gusenga, ntabwo hari kuwa gatandatu rwose, ntabwo hari ku cyumweru, ahubwo ngira ngo ni wa munsi yendaga gufatwa, shoka kuba hari nko ku munsi wa gatanu yendaga gufatwa, urugendo agiye kurutangira. Turasabwa gusenga ubudasiba kugira tutagwa mu moshya. Bene data, ndashima Imana kubw'iki gihe cya coronavirus. Nubwo ari ikibazo cyaje, ariko nabwo cyaje kugira ngo gitangire kutwigisha. Ese muri kiriya gihe umunsi wo gusenga wari ufite n'uwuhe? Ese cya cyumweru twarataga, wabonye umwanya wo kujya gusenga? Wagiyeyo? Byarakunze? Ese ya sabato twarataga, wagiyeyo? Wa gatanu n'indi minsi twarataga, byarakunze? Ahubwo dore icyadukundiye, haleluya, musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Abanyamasengesho muri iki gihe babonye umwanya wo gusenga kuko binjiye neza ahubwo ku munsi wo gusengera. Musengeshe umwuka iteka, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dusenge ubudasiba. Bene data, nsoza, ntabwo ikibazo ari umunsi, ntabwo ikibazo ari umunsi nsengaho, ikibazo si umunsi usengaho, ikibazo si umunsi runaka asengaho, ahubwo ikibazo ni kiri muri we, ikibazo ni ikimutera gusenga. Si koko twakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu? Dusenga Imana. Data, turagushimye ubw'amagambo yawe meza ukomeje kutugezaho muri iki kiganiro. Ndagusabye kugira ngo ukomeze kuduha imbaraga, kandi by'umwihariko uduhe ubwenge bwo kurushaho kumenya ibyo ushaka bikwiye bizima, aba ari byo tugenderamo. Mwami Yesu Kristo, hariho ibintu byinshi bishobora kutuyobya tukitiranya agakiza no guhabagara kwawe, ariko muri iki kiganiro uduhe neza gusobanukirwa agakiza icyo ari cyo, kandi nitumara kukamenya uduhe kukagenderamo kugira ngo tubashe kurokoka no gukiza ubugingo bwacu. Urakoze kuri kumwe natwe, komeze gufasha abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.